waba ujya wibaza ibintu ushobora gukorera kuri YouTube yawe bikayangiza YouTube ikarangira neza cyane, ugasanga nyine YouTube yawe ntabwo igifite abantu bayikurikirana cyangwa se YouTube yawe nyine yangiritse yarangiye. Tujye ko twarebera hamwe rero ibintu bigeze mu 10, ni ibintu 10 buri kimwe cyose gifite umumaro kandi gifite icyo gisobanuye cyane. Ibi ni ibintu byangiza YouTube koko ikarangira igapfa. Rero biba byiza kubyirinda kugira ngo utazajya usanga icyo waruhiye cyarakuruhije. Buriya YouTube kuyitangira ni ibintu bigora cyane. Umuntu wese watangiye YouTube uzamubaza amakuru azakubwira neza ko bimugora. Rero iyo YouTube iyo igiye ko yatakara mu gihe gito nabyo bwabyo nyine atari ngombwa, kuko hari igihe ubona nyine opportunity ikaza kuba yakangiza YouTube. Uzabyitegereza uzabireba. Tujye twarebera hamwe rero ibintu bigeze mu 10 byangiza YouTube ikarangira. Okay, tudatinze kamaze mabwire da. Hari case ejo bundi navuze yama AdSense, abantu bagifite abafunga ama AdSense imbere yuko baba monetize. Umujama hano ku YouTube yabibabwiye yarababeshye kabisa. Mwitonde kabisa, mwitonde, ntuzigere ukora ikosa ryo gufungura YouTube ngo ugiye gufungura AdSense before yuko ba monetize. Ntacyo bimaze, no kwica igihe cyawe cy'ubusa. Erega nuko nyine hano kuri social media abari wo buri byose, buri muntu nyine ababona abayumva nyine navuga ibintu byiwe ari buze kuba yabonamo inyungu ziwe. None se nimba ahubwiye ngo wenda reka nkwereke uburyo ufungura ngo account uzajya uhemberwa kuri YouTube, nawe nubyumva utabizi urumva neza nyine ko ari ibintu byiza, ariko still ntamenye neza ko arimo arakwangiririza cyangwa se arimo aragutega imitego izakugiraho ingaruka. Abantu bagira ama duplicate murabizi neza ko nta support ya ama duplicate account yo nta ndimo ndafata. Nimuzi neza ko bakureze ama account abiri ni minsi ntabwo ndimo ndayafata pe, kuko bishobora kuba byakunda ariko biragora. Ntabwo ndimo ndayafata nimba nawe bifite no ntabwo ndimo ndayafata kabisa. Ikindi kintu cy'ingenzi nakubwira, nimba YouTube yawe yujuje amasaha ashobora kugufasha kuba na monetiza. Niba nanone ukeneye ko nakurebera nkagukorera check up kuri YouTube yawe, tukaba twareba ibibazo birimo kugira ngo byibuze ukore uzi neza ko uri mu murongo wa nyawo ukwiye, naho nagufasha nkaba nagukorera check up. Ikindi kintu cy'ingenzi nigeze kubabwira ngo ngiye gutangiza ibintu by'amasomo nyine like kujya wishyura 15 buri kwezi, ariko nabonye mutarabyakiriye neza. Abantu bambazaga kubera iki ngo byahereye hehe, nabonye abantu batarabyumvise neza. Bitambireka tu buriya hari igihe nyine iyo bitumvikanye urabireka gusa nayo nyine reka nuko nyine. Okay, nanone ukeneye website iri professional cyangwa se business profile nabyo ndabikora, ibintu bikagenda neza. Rero tudatinze ndagira ngo unyandikire ku izo nimero nimba ari ibyo ngibyo ari ushaka ngo ufasha. Gusa abo ama account yabaye duplicated bo mumbabarire cyane rwose. Ibyo bintu nta kwirunda ama account kandi n'ubundi bigoye. Rimwe na rimwe hari izikunda hari zidakunda kandi zanga zikaba ari nyinshi. Yego birakunda, nta muze ko bidakunda, gusa ni ibintu bigufata igihe bigutesha umutwe. Rimwe na rimwe ukabura gukora ibyo wagakwiye kuba kora. Niyo mpamvu ama duplicate yo nta support ndi mu nda yaha bampamagara. I'm very sorry kabisa. Ariko abakeneye ko dukora bya bindi bisanzwe kugufasha kumonetiza, kugufasha ibintu bya check up, kugufasha kureba impamvu, ubujyanama, unyishyura ya mafaranga 20 then tukabikora. Nimero nizo ngizo ziri aho ngaho, n'abakeneye ama website mwese mwampamagara. Okay, tudatinze rero reka dukomeze. Ikintu cya mbere rero buriya cyangiza YouTube channel yawe ni ikintu bita kwa uploadinga bidahoraho. Ibi bintu byumve neza. Nimba warihaye wenda ukavuga ngo ngiye kujya na uploadinga iki niki, biba byiza kugerageza kuba waka uploadinga kugira ngo ugira abantu nyine bahora iteka ryose bagaruka cyangwa se bakurebe. Nimba wa uploadinze no munsi ukagenda ukabura ukongera kwa uploadinga nyuma y'amezi 2, icyo gihe birumvikana uzaba ufite abantu ntabwo ari abantu bahoraho, kuko abantu ntabwo baha ibyo bakeneye. Abantu kugira ngo bakomeze bakugarukire cyangwa se bakunde content zawe bijyana cyane ikintu bita kubaha ibintu bihoraho. Rero beta byubaha ibintu bihoraho day by day, ntukajye wa uploadinga hanyuma none numara kwa uploadinga ubwo ugenda umara amezi 2 cyangwa 3 ntacyo uri murakora. Ibyo ngibyo ntacyo bigufasha kabisa. Iki kintu ni ikintu cy'ingenzi, kuko YouTube uburyo imeze cyangwa se uburyo nabibaganirije icyo kiganiro nigeze kukivuga, isigaye imeze nka televiziyo. Buriya televiziyo ntabwo ikiganiro cyajya cyangwa se ntabwo televiziyo yajya ku murongo none ngo imare amezi 2 idakora, ntabwo bishoboka, n'abantu ntibayireba.
bisaba ko televiziyo ihora nyine ifite ibintu icishaho kugira ngo ikipinga abantu. YouTube nayo rero ni umurongo nakubwiye neza ko ishaka kuba yagenderamo, iri muri in competition, irimo irahangana n'amateleviziyo menshi cyane. Rero beta nawe wabitekereza gutyo kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Niba ukeneye ko views uzajya uhora uzibona ziri consistency zikaba zanagutunga, keneye no kugira umurongo ngenderwaho ukavuga ngo okay, nimba nkeneye ko YouTube iba akazi, YouTube ngiye kuyikora neza nyine ku buryo izajya nyine iba akazi nkuko nabyiyemeje. Ako na kantu rero k'ingenzi nakwibiramo, ikintu bita akabanga. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda, kuko iki kintu nacyo kirangiza YouTube, no gushyiraho thumbnail ziri shocked cyangwa se za thumbnail ubona zikwizeza ibitangaza, ariko mu by'ukuri ugasanga video zoho zirabowaringa. Ugasanga nakoze thumbnail nziza ariko wayifungura ugasanga thumbnail na video ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibyo bintu ni bibi cyane, ibyo bintu ni bibi cyane, bisubiremo, ni ibintu bibi cyane udakwiye kuba wakomeza kuba wakora, kuko bizakwangiza nyine, ntabwo bigira ikintu. Hano kiba kirimo kiraba, burimo urakurura umuntu akaza kukureba, yakureba azi neza ko wenda ibyo yarabonye bigiye kuba byatuma agukunda, cyangwa se bigiye kuba byatuma areba ibintu byawe, bikaza kurangira wa muntu abaye disappointed, asanze nta kintu na kimwe yiteze, cyangwa se nta kintu na kimwe arimo arabona kiri imbere yawe. Rero icyo gihe uwo muntu atangira kukubona nkaho utari seriye, atangira kuba nyine n'ikiganiro cyawe atagisharinga, kuko aba arimo aravuga ati uno muntu nawe uretse gukora thumbnail nta kindi azi. Ugasanga nyine ntanabona izina rya YouTube yawe arayirireka yigendere, kuko icyo gihe thumbnail yego zimeze neza, ziri shocked, zigaragaza ko ari ibintu bya danger, ariko ibyo bintu bya danger nta biri muri video. Rero aba viewer bahita bagenda bakavaho immediately. YouTube nayo igenda ibibona gake gake, ari igihe bahita buriya bakorega used content. Buriya YouTube yibona irimo irakora ibintu by'amafuti ariko ari ibyawe, uri gukora video zifite karite nkeya, irimo urakora ibintu nyine biri aho ngaho nyine biciriritse, ariko ari ibyawe, ari wowe urimo urabirema. YouTube hari igihe ibuka kugenza igakorega reused content, kuko nta rindi kosa wishe, ariko kuvuga ngo reused content wakitegereza ukabona nta content z'abandi. Umenye neza ko niba ari reused ntabwo aba ari uko wakoresheje ibintu by'abandi, hari n'igihe ibyawe bifite karite nkeya. Icyo kintu narake experience nzari channel nigeze gukoraho bayireze reused content, kandi byose ari ibye, nza kumenya neza ko ari uko uploading ibintu biri muri 360. Ikindi kintu cya gatatu rero buriya kirangiza YouTube yawe kikayangiza neza, ni ikintu bita thumbnail mbi na titre mbi. Ibi bintu nkora mbivuga, nimba thumbnail itari nziza na titre itari nziza, ntacyo bizigera bigoha. Ukora na hatwe bitubaho kabisa, ugasanga wakoze video ni nziza, ukabona ubundi hari akantu bita average duration. Ako kantu bita average duration iyo karimo karazamuka gutya, ndaza kubashyiraho agafoto nibuka ako ndagashyiraho, iyo karimo karazamuka itsoka, icyo gihe bigaragaza ko video yawe ari nziza. Ariko iyo impression through click yamanutse, umenya neza ko thumbnail yawe swat nimbi cyangwa se titre nimbi. Ukaruna ko nakabanga nkoresha kenshi cyane, kuko iyo average duration yazamutse bivuze neza ko abantu bari kuza bakareba, bakaba baguma kuri YouTube bakareba ikiganiro cyawe, abo nabagukunda. Ariko abashyashya bo babuze ikibakura kugira ngo barebe bya bintu, n'umushyashya naza arakireba by'igihe kirekire. Rero ikintu bita titre mbi na thumbnail mbi nabyo ushobora kuba byaba ibibazo. Nimba ukoze video ukabona ndirimo irarebwa hashize iminsi 2 icyumweru, byashoboka cyane ko ushobora kureba kuri average duration ukareba ko irimo irazamuka, ukareba impression through click nimba yamanutse, ugahita uhindura thumbnail na titre, ukagahita ukora repost muri post, hari igihe video yongera ikabikora. Ibyo ni ibintu utamenya utaje ngo ngwe kosi gitanze. Aba ari ubuntu bwinshi cyane nyine umuntu akubwira nyine bw'ubutrick ukuntu nkuko. Ikindi kintu cya gatatu cya kane plutôt kirangiza YouTube ni ikintu bita copyright. Buriya nimba uri kuri YouTube hari ikintu nkeneye ko uzitegereza urebe, ibintu by'abandi biraryoha, uzitegereze buryo ibintu by'abandi biryoha pe. Iki kiganiro cyane nimba gikoze kikaba cyaryoha kigenze neza, nawe ukumva neza ko ushobora kuba wabikora nkanjye gutya mbikora, bikaba byakuryohera, ukumva neza ko nyine kunyigana nyine byakuryohera. Ariko mu by'ukuri ukiyibagiza neza ko njyewe ntari wowe. Rimwe na rimwe ugatangira gukoresha thumbnail zanjye, cyangwa se bitabari ibyo ngibyo ugahita ufungura Creators Rwanda, hariho nabonye yayifunguye
ariko iriya ntacyo yamara, nushaka uyisibe uhindura izina ntacyo byagufasha. Hari n'undi mujama wa ejo wanyandikiye, ariko namwe rero hari igihe mujye tuvuge wenda urampamagaye ngo YouTube yawe bayisibye, nakubwira ati jya kuri WhatsApp mpe screenshot ya YouTube yawe ngo YouTube yanjye bayitaga Bruce Melody. Uwo muntu nk'uwo rwose mpita ngukupa iyo mbona buriya nimba umpamagaye kaba numva uri kumbwira ibintu by'amafuti, kuko murabizi arampamagara bambwira ibintu by'amafuti, mpita ngukupa. YouTube yawe ngo yitwa Bruce Melody, wese uri Bruce Melody? Nimba utari Bruce Melody si nyine urimo urambaza iki izina ntabwo ari rya mba nabisobanuye, mpita ngukupa kuko icyo gihe ntabwo uramenya icyo ushaka. Nimba ushaka uba umu content creator, rema ibintu byawe. Iyo uri umuntu urema ibintu byawe kansobanura nkabona it's okay ndagufasha kandi bigenda neza, abantu nyamfasha barabizi. Ariko iyo uzanyeho ibintu bya mama wararaye diyange ndagukupa, kuko nyine like we are serious. Content creation ni akazi, ko ni akazi nyine. Iyo uzanye ibintu by'imiteto nk'iyo ngiyo uba utaragera kuri level yo kuba waba umu content creator. Shaka ibindi ujyamo nimba wumva neza ko kurema bidashoboka, udashobora kuba warema cyangwa se ngo ugire ibindi wongeraho, bireke nyine ubivemo. Ntabwo ari byo, ntabwo ufite ikintu cyo kuba warema. Niyo mpamvu rero uzajya ubona hari abampamagara ngahita mbakupa iyo numva bari kumbwira ubusa. Ikintu rero buriya ikindi kintu cy'ingenzi ahanga navuga ko iyi content ya kane nari navuze ko nza kukivuga mu gihe ndimo ndabitegura nuko nari nkibagiwe. Ariko hari abantu mwibeshya ngo muzi gukoresha fair use kandi utabizi. Nimba utabizi ntabwo bizi, wisaro wisizora wikipanikisha. Niba utazi ibijyanye na fair use uraza gusanga YouTube bayisibye plutôt bagwa ama strike. Rero ujye ukora ibyuzi. Ikintu rero cya gatanu kirangiza YouTube ikarangira no kwirengagiza abagukurikirana. Buriya buri comment yose mbere niho nazisubizaga, ariko ubu ngubu tuvugana ntabwo nkizisubiza, ariko ndazisoma kubera igihe kiba kibaye gito, bafite ibindi ndimo ndandagwana nabyo, ariko ndazisoma. Ikiganiro cyose ubona nzajya nkora mba mbona ni idea ziva muri comment. Niyo mpamvu ikibazo cyawe kwa kundi ugenda ukacyandika muri comment kikaba ari kinini ndagisoma. Mfite nkanda no kugatima kenshi, nkanda kugatima nkikomereza. Ariko iyo nkanze kugatima cyangwa se ngakanda like cyangwa se ngavuga ngo toke nzakubwira, icyo gihe ujye umenya neza ko nabisomye. Nubona kuri comment yawe hari hagati ujye umenya neza ko ikibazo cyawe nacyumvise. aba ari matter of time. Ibibazo byanyu ngenda mbikorera video gake mpaka bigiye mu murongo mbishakamo. Ibi bikajyana cyane ikintu bita kudasubiza comment. Iyi defo yo abantu barayigira, nanjye hari igihe ntazisubiza, ariko nyuma nazisomye byibuze. Ugomba kujya usubiza comment yose bakwanditseho. Nimba ari comment avuga ngo ndagukunda, murakoze cyane, nawe ndabakunda, ibintu nk'ibyo nyine kagira icyo bita community interaction, guhuza n'abantu. Ikindi kintu YouTube ni social media, rero kamenya neza ko nyine nimba utakoze bitagenda neza. Ikintu cya gatatu rero kirangiza YouTube channel yawe no gufokasinga kuri views. Ukareba views ubona ariko utitaye kuri value, agaciro k'ibintu h'abantu. Eswetse ko warasariye views, ubundi niki kintu h'abantu gituma bagwa wenda izo views cyangwa se bumva neza ko bagumaho ngaho. Ibyo nabyo ukabitekereza kuko ni ibintu by'ingenzi. Iyo ushaka views gusa ukazibona, ni hahandi ubona abantu biyambitse ubusa, ni hahandi ubona abantu barimo baricana benda kumarana. Ni views warasariye views ariko utarubatse. Ni YouTube buri ari gihe ukora akantu kakajya viral, abantu bakagakunda, ukabona ko karebwe cyane, none ukumva neza ko amafaranga ubonye ko kwezi ugiye gusyokerwa uzajya uhora iteka ryose nyine uyabona. Kandi siko bikora. Ushobora kubona amafaranga ariko kwezi gutaho ntuyabone. Rero nutayabona ntukajya wumva neza ko hari igikuba cyacitse. Ni ibintu bibaho cyane. Ikintu cya karindwi rero buriya gishobora kuba cyarangiza YouTube yawe, kuko nahereye kare mbivuga, ni uko uploadinga video zifite karite nkeya, yaba mu ishusho cyangwa se nanone mu mitegurire. Ishusho riba rigomba kuba byibuze, bwa mbere murabizi ko nababwiraga 720, ariko ubu ngubu mu content wa nyawo aba agomba gukoresha 1080 cyangwa se 2K cyangwa se 4K. Ujye we exportinga mu 1080. Ibyo bifasha algorithm neza cyane kumva video yawe, kuko biba bisaba ko video igaragara neza, nta bintu bya noise birimo, sound background, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uko wumva nyine ndimo ndavuga ijwi ukaryumva, ibintu bikaba bimeze neza. Abona guteguriye content ugejeje hano kino kiganiro, tukanda like ni ingenzi, bituma ikiganiro bagiha abandi. None iteye comment ho ni hahandi tuba twabaye umwe.
kanda like nimba uri umu content creator wa nyawe, nimba uyikeneye nawe yikande kuko bituma ikiganiro kijya viral. Ni ikintu rero cy'ingenzi cyane, ugomba kwita ku bintu bita video yawe, imigaragarire yayo, audio yayo, imigaragarire yayo, no kuba uri professional nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikintu rero buriya cya munani gishobora kuba cyarangiza YouTube yawe ni ikintu gikomoka kuri wowe no kuva ku bintu vuba cyane, ugasanga ibintu nyine urarambiwe, urabetse bya YouTube ubishingutsemo, ariko YouTube ntawe uzuyishingukamo gutyo gusa. YouTube no gora duhangana, none bikanga ejo bikemera, ariko tugakomeza nyine turwana kugira ngo ibintu bigende neza. Ntukajye waploadinga video wenda 10, 20, 30 nimba zitarebwe umve neza ko birangiye. Oya, bishoboka kuba byakanga ubu ngubu, ariko ntabwo bivuze neza ko bizahora byanga. Buriya YouTube ni nk'umurima, ni nko guhinga umurima. Iyo uhinze umurima ntabwo uhita usarura, urahinga ariko ukarindira ko bizera hanyuma ugasarura. Rero YouTube ntukajye ucika intege, uvuga neza ko ugiye kuva ku bintu, urakomeza ukarwana ugashaka nyine ikintu cya dandi. Ikintu cya kenero kirangiza YouTube nuko channel yawe nta nishi iba ifite, cyangwa se nta identity ibi ifite. Nishi ni ibyo YouTube yawe ikora, byose biri mu byo checkinga. YouTube yawe nimba ari umuziki ikaba iri muri nishi y'umuziki, nimba ari traveler ikaba muri traveler, nimba ari education ikaba iri muri education. Nka nyine education na video yawe wayihindura, wakora wenda umuziki kuri video ya education, ukibuka ko ugomba kuyishyira muri nishi yayo, hanyuma none ukagira nishi iri consistency ihoraho. Tuvuge neza nimba ari education, uzarebe hano kuri Creators Rwanda most of time mbazana ibintu bya YouTube. Sinavuga ko ndafite izindi content, ni nazana indi content mba naguteguje nakubwira ati sorry tugiye gutangiza indi content, ukaba ubizi nyine tu kugira ngo ubirebe. Ariko nimba uhinduranya content ugasanga ejo wakoze ikiganiro, ejo wagiye mu muziki, ejo wavuye mu muziki, wagiye muri comedy, wavuye muri comedy uri muri filime, ugasanga filime ya YouTube yawe nagatogo, abantu bakunyuzamo umurongo, ugomba kugenda gake. Ikintu cya 10 rero ni ukutita ku kintu bita SEO, search engine optimization. Ni uburyo nyine uzajya usacingwa ukabonwa. Harimo ama tags, harimo ama hashtags, harimo ama description, ibyo byose ukabyitaho n'ama thumbnail n'ama titre ari buze kuba yakurura abantu. Ibyo nibyo bintu rero iyo utabifite muri YouTube yawe, YouTube hari igihe nyine analytic yawe itagena na URL. Kwa kuntu searching YouTube yawe ikagaragara, itagaragara hari igihe aba ari amakosa ari muri URL, cyangwa se ugasanga izina ridahuye na URL. Abantu bose mpa support, ibyo ngibyo ndabibafasha. Nawe niba ukeneye support wanyandikira ku iyo nimero, niba ukeneye website nanone wanyandikira ku iyo nimero, hanyuma support yanjye ari mu 20 ku Banyarwanda. Ciao ciao.